nturutse mu ntara tu nturutse mu ntara ubusazi ni KAYONZA niho njemva ibyo afata ku mavuta na Bruce Melody ntabyo z'Imana reka bari abajama uburyo bameze uburyo baba basebyanya urumva bari abajama man baba bagira ngo batwikirane mana bari abajama bo ikintu baba bashaka gukora baba barimo bashaka kugira ngo bo batwikirane bavugwe urumva noneho sasa nibamara kuvugwa urumva bo kuko bazi icyo bakoze urumva man nyuma yaho bageraho baranahura man barahura nabisangiye ahantu barimo baganira hako ngiye kubona yo ku ma YouTube basajije ama Instagram ibiki byose ngo man batwika kuri Bruce Melody yateguye igitaramo sibyo ajya muri media aravuga ibiki n'ibiki byose urumva fata ku mavuta man wabonye ibintu yamukoreye bivuga na kuri ya Bruce Melody wenda arimo kuvuga kuri fata ku mavuta DJ Brianne na Ansia bavuga kuri fata ku mavuta mu minsi iri imbere afite album ashaka kuzashyira hanze burasanga barimo no gutwikira niyo album ya fata ku mavuta yes inamanutse ku kagezi kamwe tuvomaho nahahuriye n'umwari mwiza w'igasabo ufite ubwiza buhebuje ntawe utsamushima nanjye simbabeshye nanjye navuye mu byanjye naramwegeye mubaza amazina ye yose nizere ko mumeze neza nanone kandi cyane ni byinshi tuba tugomba kubagezaho kandi cyane uyu ni Umutako TV reka ngushimire we tugiye kubana muri iki kiganiro nizeye ko turaza kugera ku musozo wacyo ngiye muri kumwe ni MC setting ko bisanzwe ngushimire wakoze subscribe na utarakora subscribe ndakwibutsa kugira ngo ukore subscribe tujye kubasha kubana mu biganiro bikurikira kuri kamera z'Umutako TV murahabona umusore wifunze umeze neza cyane uyu musore rero aratangira twibwira yadusabye kuza turamwemereye so yahageze turifuza rero kumenya igitumye aza ni igiki ashaka kutuganiriza tangira wibwira abadukurikiye ya nkuko mubizi nitwa hip hop nigzo umuhanzi nyarwanda upcoming artist ya nigzo ujuturutse he njya uturutse ndahazi ariko none abadukurikiye nago bahazi ujuturutse bro nturutse mu ntara tu nturutse mu ntara ubusazi ni KAYONZA niho njemva KAYONZA hagana he harya buriya man bro ni kwa gutigita ni rwa rugendo umusaza ni rwa rugendo urabizi uyu muziki tuwukora ugoye ariko nyine turemera tukabikora ni za mvune z'abahanzi ubu ngubu ni ukuvuga nturutse KAYONZA ariko inyuma mu cyaro tu ikikuzanye ku Mutako ni iki man bro ikintu kinzanye ku Mutako TV ndagira ngo mbabwire sasa mwebwe mudukurikiranye ikintu kinzanye sasa man bro ndashaka kuvuga kuri Bruce Melody nafata ku mavuta umusaza bari abajama sinzi nimba nawe wenda waba ubiziho tu ibikize ese nabyuzi wapi nta kintu na kimwe nzi wambwiraho man bro ibyo afata ku mavuta na Bruce Melody ntabyo z'Imana reka bari abajama uburyo bameze uburyo baba basebyanya urumva bari abajama man baba bagira ngo batwikirane man none uzabifu mbona zafata ku mavuta nanuza na DJ Brianne na Bruce Melody baba bari gutwikirana wallahi bro bari abajama man ni inshuti magara man bari abajama ni inshuti magara barakundana bari abajama bo ikintu baba bashaka gukora baba barimo bashaka kugira ngo bo batwikirane bavugwe urumva noneho sasa nibamara kuvugwa urumva bo
kuko bazi icyo bakoze urumva man nyuma yaho bageraho baranahura man barahura ni ukuvuga ngo biriya nabyo ni akazi barabajama man bivuga yuko iyo fata ku mavuta yicaye hari akavuga kuri Bruce Melody nyuma y'ibyo byose nta mutima mubi nta kindi kiba kibyishima barabajama ni inshuti man ni inshuti wallahi barabajama ni inshuti man bro nje hari ahantu nigeze kubasanga bari kumwe man harimo baganira banafata icupa nyine kwa kundi nawe urabizi urumva none se ni gute umuntu mwasebenya kuriya man ugasanga ahantu yicaye barimo basangira man ibyo bintu wabibonye he hari aho wabibonye hako nje narabibonye ubwo ntako ndakamenya urumva nje narabibonye tu nabisangiye ahantu barimo baganira hako ngiye kubona ku ma YouTube basajije ama Instagram ibiki byose ngo man batwika kuri wallahi barabajama mwana bivuga yuko wowe urabishimangira yuko Bruce Melody arimo kuvuga kuri fata ku mavuta abatwikira fata ku mavuta yes boss aho ni wasanga none se reka nkubwire urukumva ukuntu baba batwikirana sibyo Bruce Melody yateguye igitaramo sibyo ajya muri media aravuga ibiki n'ibiki byose urumva fata ku mavuta man wabonye ibintu yamukoreye bivuga na kuri ya Bruce Melody wenda arimo kuvuga kuri fata ku mavuta DJ Brianne na Ansia bavuga kuri fata ku mavuta mu minsi iri imbere afite album ashaka kuzashyira hanze burasanga barimo no gutwikira niyo album ya fata ku mavuta yes ibyo yenda tube tubiretse ntitubitindeho tubyihorere reka tubareke nare bitu tubihorere Nigzo waruvuze Nigzo irindi rihe rivuga rirangize nakubwiye ko nitwa hip hop Nigzo hip hop Nigzo okay hip hop Nigzo n'umuhanzi upcoming artist yes ubu umaze kugira indirimbo zingahe ubu navuga ko indirimbo nyinshi ariko indirimbo enye nizo nsa nkaho mfite ziri kuri YouTube ni audio ni video ni ukuvuga ngo mfite audio enye na video imwe umaze igihe kingana iki muri uru rugendo rwa muzika nyarwanda uru rugendo navuga ko nagiye studio bwa mbere 2017 bro nibwo ninjiye studio tu byari bimeze gute rero ari ubwa mbere hari ukuntu bamwe binjira muri studio ari ubwa mbere ugasanga mikoro arayitinye ugasanga yenda asanze y'ibindi byamamare ugasanga asanze aba producer bamwe namwe bagiye bagafata ugasanga nyine akantu kakoba ngo nago kajya kabura we bwa mbere rero kinjira muri studio wabyakiriye gute byari bimeze gute bro reka mbanza nkubwire ukuntu ibintu bimeze sibyo studio numvaga bitazanashoboka nje nakuze nkunda umuziki tu nakuze nkunda umuziki ehwana byahatari ako ntago nari nzi yuko nshobora kuzabikora bwa mbere narabikoze mpura n'umuntu arabinshishikariza ambwira ko nabikora byakunda njya muri studio ngezeyo producer mbona uburyo bameze n'ubwa mbere nari mbibonye just producer arambwira uje kuririmba noneho sasa reka tubikore tu nuko njya kuri record guhera muri 2017 kugera muri uyu mwaka turimo gusa nk'abagana ku musozo uyu mwaka turimo 2021 urumva ni imyaka 4 uyu mwaka nurangira imyaka 4 iraba yuzuye niziye mbogamizi wagiye uhura nazo muri urwo ruhando rwa muzika nyarwanda ukuvuga imbogamizi zo abari nyinshi akenshi na kenshi zituruka ku mafaranga amikoro
amikoro ejo wagiye guhiga gutya na gutya ibiki n'ibiki amafaranga urabonye ugiye mu muziki ntago uba ubizi neza ko ayo mafaranga ujyanye mu muziki ntago uba uhita uyagarura kano kanya ariko uremera ukihiringa mani ukemera ugashaka uburyo bwose bushoboka ukihiringa ariko umuziki ukawukora tu gusa ni ibintu biba bigoye ariko turabikora kuko tubikunda tubikora kuko tubikunda akapera ku ndirimbo yawe ya mbere yo indirimbo ngiye kubahaho agapera ngiye kubaha indirimbo yitwa urubavu urubavu ni indirimbo niyo nakoze bwa mbere ni indirimbo iri muri afro pop ndayikunda cyane ni nayo ifite video so umuntu size ngizi wabasha kuba yayireba yajya kuri channel yanjye yitwa hip hop nigzo official music yabasha kureba indirimbo bita urubavu ya nukuvuga ngo iravuga ngo inamanutse ku kagezi kamwe tuvomaho nahahuriye n'umwari mwiza w'igasabo ufite ubwiza buhebuje ntawe utsamushima nanjye simbabeshye nanjye navuye mu byanjye naramwegeye mubaza amazina ye yose nanjye yaje yahise abikora nkuko namubwiye ko mukunda mbona goya ahantu muko nsubiza yansubizanije ikiniga ambaza nimba ari ubwa mbere nge nari mubonye namubwiye yuko atari ubwa mbere mubonye ko twigeze guhurira ahantu kerike pare niko guperereza nkaza kumenya havuka niga yo wallahi iyo niyo bita urubavu nice song ni nziza cyane iranashimishije nanjye iyo YouTube channel waruvuze yawe ndibuze kunyaruka ngusure mumenereho na kakano urabizi nyine ni kwakundi kakandi ni subscribe ni subscribe na like ishiremo na ka comment na ka share binabaye ngombwa bro yes kora share tubashe kurebwa uru rugamba ntago ruba rworoshye ntago ruba rworoshye mugomba kudufasha so tukareba yuko natwe channel zacu zajya zizamuka akapera ku ndirimbo ya kabiri tunyaruka dukubita tubanga indirimbo ya kabiri nakoze yitwa birandenga ego bro urabizi muri uru urukundo ni ibintu bigora tu urukundo ni danger ni indirimbo nayo nayikoze nshaka kuvuga ku bantu bakundana tu yego ya kawumva agapera njye mfite umwari nkunda kandi nizera yampaye urukundo birandenga nirengagiza abazaga bangenda inyuma ngenda mukunda buri kimwe nkakimenya yo wallahi niyo tu ntago urasoza akapera ko ya gatatu tugaruke mu kiganiro akapera ku ya gatatu mbo indirimbo ya gatatu yitwa garuka indirimbo bita garuka nashatse kuvuga kuba warakundanye n'umukobwa ugashaka mugatandukana so noneho mugatandukana utabishakaga man bro bira bintu birababaza wallahi birababaza ni ibintu bibaho ukaba wakundana n'umukobwa byakubayeho cyangwa wayihimbye uranayisohora ushaka kuvuga kuri abo bantu bahura n'izo mbagamizi mu rukundo ugasanga wakundanaga n'umuntu ariko bibaye ngombwa ko mutandukana wayikoze ari true story ku giti cyawe cyangwa se ni byabaye ku bandi bantu ya ni abantu byabayeho ni abantu byabayeho bambwira ko baratandukanye bambwira ko nabakorera indirimbo ibavugaho ntago ari true story kuri njyewe okay akapera byabayeho so yo ntago ndi burapereka ndirimbe kuko nabyo njya ngerageza okay
hoya wigenda, hoya garuka, hoya winsiga, hoya garuka, ese waba unsigiye nde, hoya garuka, iye, hoya garuka, yerere, hoya garuka. Okay. Wallahi. So ibibazo biracyari byinshi ariko ntabwo ari byinshi cyane. Iyo umuntu agiye kujya muri music akisangamo impano akavuga ati nanjye ngiye gukora umuziki, kandi umuziki kuri iki gihe wabaye business, umuziki uracuruza, umuziki urinjiza, hagiye havamo amafaranga menshi cyane. Twanabibonera ku bandi bahanzi bagiye bagafata cyangwa se bamaze kuba ibyamamare muri muzika nyarwanda hano mu gihugu cyacu. Nk'ubu se hano mu Rwanda ni nk'uwe muhanzi kwatira ukavuga ati kabisa nubwo runaka yageze hariya nanjye ndifuza gukora cyane nkazagera kuri rwa rwego cyangwa se nkanarurenga? Mani bro, mbajije icyo kibazo ako ndababaye tu, nubwo ukimbajije ariko so nari bireka tubivugeho. Ariko bro, kambanze nkubwira ikintu gitoya tu. Nespira J Paul. Inde? J Paul. Niwe nakuze nkunda ibikorwa bye, nakuze mbikunda cyane. Nakuze mbikunda, ariko mbere y'ibindi byose gusa ruhukire mu mahoro tu. Mane komeze imuruko ridashira. Amuhiruhuko ridashira kabisa. Niwe muntu wakuze wiyumvamo ukavuga ati icyakoza cyo arabikora. Ubu noneho urimo guteganya iki nka Nigzo, nk'umuhanzi uri upcoming, nk'umuhanzi urimo kuzamuka, nk'umuhanzi uvuga ati mfite ibikorwa n'indirimbo zanyu mfite izi nizi, n'icyo urimo guteganya? Urabona ko turimo kugera ku musozo w'uyu mwaka, turi kugera ku mpera z'uyu mwaka, twari turimo 2020. Imana ibaye ikidukomereje amaboko, uri guteganya iki muri uyu mwaka urangira? Urateganya iki muri uyu mwaka tuzaba twinjiyemo? Okay, ikindi urakoze cyane. Ikintu ndi kubateganyiriza abakunzi banjye, mfite Merry Christmas show ndi kubategurira. Ndi kubategura Merry Christmas, ni ukuvuga ni show izaba ku itariki 25 z'ukwa 12. Ndashaka kugira ngo abafana banjye mbereke ibyanjye. Si ibyo kandi, ni ukuvuga ngo ndashaka yuko iyo Merry Christmas nzaba mfitemo indirimbo nshyashya. Ndumva nayo irabura igihe gitoya ngo isohoke. Ego. Irabura igihe gitoya ngo isohoke. Iyo Merry Christmas show ni nk'abaye bahanzi bazwi bazaza kugushyigikira. Ese iyo Merry Christmas show umuntu yifuza kuvuga ati reka nzajye gushyigikira Nigzo mu gitaramo cye, izabera hehe? Nabaye bahanzi bazwi, noneho suko nawe utazwi hari abakuzi, ako noneho nabaye bahanzi b'ibyamamare bafite nabo ku mahiti bagiye bakora bazaza kugushyigikira muri icyo gitaramo. Sinavuga yuko wenda naba mfite amazina akomeye, kuko nawe urabizi nyine ano mazina akomeye, nawe urabizi uburyo bigenda tu. Gusa ariko ndashimira buri umwe wese wabashije kuba yanyemerera ko yazayibonekamo. Gusa ntago turakonfirma neza, hari n'abandi tukiri kuvugana ariko batarabasha kuba babikonfirma neza ko baba bahari. Gusa hari ntuze show izabera ni KAYONZA. Ni ukuvuga ngo umuhanzi hazabirimo umuhanzi bita Bipake Rugamba, wo bakunda kwita ngo ni umwami w'igisaka.
wazaba habaye. Hari umwana uri kugenda bikora neza mu kuririmba amakorasi neza cyane. Ni umuhungu bita Way. Way nawe iyo show azaba irimo. Ndamuzi. Hari undi mwana w'umukobwa nawe uzaba uyirimo. Umwana w'umukobwa nawe uririmba hip hop neza kabisa ewana ubikora fresh. Umwana w'umukobwa bita Ben Hunter. Ndamuzi. Uririmba hip hop. Ben Hunter nawe azaba yirimo. N'abandi nyine tu. Nanjye uzame invitation nzaza. Hubwo se ni gute musiseti yaba atari muri ibi niko tatake musinga iyo show ni ibintu bitabaho bitanashow nta kuntu yaba atari uzaye musinga muri icyo gihe mfite ibitaramo nanjye nzitabira ku manywa ariko noneho akagoroba agashobora kugira nka vatireka tuze kuko tuzadufite imodoka ndumva tuzahagera. Ndagira ngo rero utange igitekerezo cyangwa se ugira inama ku bandi bana bakiri hasi mu ruhando rwa music nyarwanda barimo kuruzamo, barimo gukora indirimbo, bashaka no kuzagira aho bava naho bagera, kuko on this time hari ibintu byinshi biba bisabwa. Natwe no muri aka kazi tuba turimo nk'itangazamakuru, natwe hari byinshi tuba dusabwa. Nje mfite ibyo mfite inama natanga ku rubyiruko bagenzi banjye, ariko noneho ndagira ngo ugire inama utanga kuri bagenzi bawe ba upcoming artist barimo kuza muri iyi music. Inama wabaha ni iyi bagira wowe unyumva uri umwartist upcoming, ndagira ngo nkubwire uru ni urugamba rukomeye ariko rurakomera ariko rukazarangira. Gusa urakora ntugacika intege, uzakomeze wandike, ukomeze wihiringe, ushaka uburyo ki bwose uzagera muri studio ukore, mbese nushake abantu uzanirire nabi, ariko wowe iyo mpano nimba yiyumvamo yigaragaze. Hari igihe kizagera natwe tukagerayo, kuko ndizera yuko nabariya basa nkaho bagezeyo kuko nta kintu bahaye Imana, ni ukuvuga ngo natwe tuzabikora kandi bizagenda neza. Hari nk'ukuntu aba upcoming artist bavuga ati nubwo ndimo gukora ndifuza gukorana n'umuhanzi uyu n'uyu, ndifuza kuba twagira na collabo, ndifuza kuba ari icyo twakorana. None ndagira ngo umbwire ubuse ni nk'izihe collabo urimo gutegura uzakorana n'abandi bahanzi hano nyine mu gihugu bamaze kugira aho bava naho bagera. Ni ukuvuga collabo, genda mvugana n'abahanzi, tugenda tubyuzuza tubipanga, ariko ntago tuba twakabyujuje neza ngo bibashe kuvamo. Ariko akenshi nifuje collabo ya Ndabivuze. Ndabivuze warumbwiye? Ndabivuze nifuje collabo yiwe, nawe twaravuganye ambwira ko tuzabipanga. Abo ba Mico the best nshaka amaklabo yabo tu. Kuko urumva barakwemereye se ubona bizacamo cyangwa biri kure cyane? Bisaba guhozaho tu. Bisaba guhozaho, uratitiriza ko nabo bari mu tundi du projet, bari mu zindi projet. Bisaba guhozaho nyine, ako buri hari igihe bazagera bakabikunda. Ubuse nk'ibihangano byawe bimaze kugera ku ma radio station nkangahe, ku buryo byibura n'abantu badukurikirana ku Mutako bajya bagerageza kumva nk'ayo ma radio station. Si ngombwa kuyavuga mu izina, ariko noneho radio station maze kugezaho ibihangano byawe ni nka radio station zingahe? Radio 5.
Okay. Izirimo mu mujyi wa Kigali ni zingahe? Izikorera mu ntara ni zingahe? Mu mujyi wa Kigali harimo 2. Izindi 3 ziri mu ntara. Okay. So reka rero wenda sinzi niba hari ikindi kintu yifuzaga kubavugira kuri kamera ariko kibaye ari nacyo tukaba twanakurekura urumva kuza kongera gukora urugendo usubira Kayonza uri buze kugira amasaha runaka ukoresha uri buze kujya gushaka imodoka se niba hari ikindi kintu wifuza kuba watubwira kibaye ari nacyo tukaza tujya ku musozo w'ikiganiro. Okay, murakoze. Ikintu nabasha kubwira abantu badukurikiye turi kugira ngo muturemere abantu b'i Rwanda. Mudufashe kabisa, mudufashe natwe turebe yuko uru rugamba twazarutsinda twatangiye. Mukunde ibikorwa byacu. Upcoming muzikunde uvuga ati ese Nigizo kafite channel yiwe eske ndamufasha iki? Channel yanjye nababwiye ko yitwa Hip Hop Nigizo Official Music. Jyaho uyisure urebe ibikorwa byanjye mumpe comment ubashe kuvuga ati Nigizo muhaye subscribe. Unkorere share. Sibyo? Mudufashe mukundi ibikorwa byacu. Natwe nitubona ama comment yanyu bizadutera courage zo gukomeza dukora. Kuko ibintu ntago biba byoroshye. Ntago twakora ibintu kuko tubikorera rubanda. Ntago twe tubikora ngo tuzabyiyumvire. Turabikora kugira ngo bari babireba nibo tubikorera. Mutubwira ati eske ko wakoze iyi ndirimbo gutya na gutya nk'ubu ngubu ngiye gukora indirimbo ndi kubabwira igiye gusohoka yitwa Umwe Rukumbi. Umwe Rukumbi iyo ndirimbo igiye gusohokira buri minsi mikeya cyane irabisohotse. Yes, nubona nayishyize kuri channel yanjye ya YouTube uyikunde uvuga ati okay, uvuga ati byagenze gutya imeze gutya wabikoze fresh ni nabi. Yes, ejo nimbasha gusubirayo nzarebe icyo ngomba gukosoraho. Nicyo nabasha kubwira abantu badukurikiye. Okay, no tujya ku musozo w'ikiganiro bibutse imbuga nkoranyambaga bashobora kugukurikiranaho nka Nigizo, imbuga nkoranyambaga bagukurikiranaho tujye ku musozo w'ikiganiro. Okay, murakoze. Nukuvuga imbuga nkoranyambaga zanjye nahoze mbivuga channel yanjye ni ya YouTube ni Hip Hop Nigizo Official Music. Instagram Nigizo Official. Ujyaho ugahita umfollowinga ugahita umbona neza cyane. Facebook yanjye ni Hip Hop Nigizo. Mubashe kudukurikirana kabisa ewana. Ubundi noneho turebe uburyo uru ruhando rw'uyu muziki natwe tuzagera aho turebe ko natwe tuzabikora nk'abandi. Ariko ni aba badukurikiye nibo bazabigira mu ruhare. Nigizo reka tugushimire no kuba kandi wavuze ati reka mfata urugendo ngiye gukora ikiganiro. Turagushimiye cyane. Nizere yuko ubutaha tuzasubira kandi Imana ikomeze iguhe umugisha ikwagure mu bitekerezo no mu byo urimo gutegura gukora byose. Murakoze. Ndashimira Umutako TV mwabashije kuntekerezaho ukavuga ati ngwino nawe tuguhe interview. Mwarakoze cyane kandi tubwira abantu bari kutureba hano mubashe gukora subscribe ku Mutako TV, musharinge Umutako TV. Nuko murakoze cyane ndabashimiye. Okay, reka ngushimire twabanye muri iki kiganiro we twatangiranye twatugeze ku musozo wacyo. Nizere ko turi buze guhura mu biganiro bikurikira. Nge mwe muri kumwe ni MC Seti nk'uko bisanzwe. Imana ikomeze ikumera imigisha itagabanyije.